nakugerageje nyirahukwe kwa Mariya yarariza abantu mu mudugudu barapfa bagiraje ubu ni ubukunguze atari wo bitera niba ukeneye ko tubana mu mahoro urahitamo uyu musaza agende cyangwa ngewe ngende hanyuma tushaka ko abantu bazajya baza gusambanira iwanjye mu nzu yanjye ngo urashaka kubyara bashaka abantu bashaka Mishe asunutse n'uturenge twiba twinjiza no ku muryango ngo tuyerekesemo akwe moje uskuru umwana asemani waje mano ugira kwigira umutasi uswagira ngo na mafaranga banzaniye nta kazi baje kunkorera baje kunyishyuza sari ikintu bangure mbishyira bagenda wereka ibyo mwana ikagukomeza umbe niba umwana aje kugusaba imbabazi wamwumvishije ntabwo mbikeneye sinyene kubona peace mu maso yanjye nta nimbabazi nyine ibaje no kugusaba imbabazi ariko wageraga ko twiyemera twigira gutya rero mwe naramubabaye ariko simushaka mu maso yanjye amara ntabwo ibyo bintu ari byiza nese ubu nibaducishamo ijisho mwana wongera ntabwo urabonereye abantu nde kugumana nabo hariya hanze birenze kunkoza isoni no kunsenya no kumenera umutima nshinyuma oya mwana reka gukomeza umutwe wumva ibyo aje kukubwira mwumvikane natwe turatwicaye aho ngaho uri kumva uri muramba kwambara buri kanya kanya neza kubera ibyo nakubwiye mu gitondo se ese babitekerejeho ngo mbwire niba hari icyo twakora niba byari mbwira nizere ko rwose hari ikintu kizima biri butange mbere na mbere nagira ngo maze musaba imbabazi ntabwo nakubera umugabo mwiza narikunze cyane ndakabya it's okay nta kibazo nabitekerejeho kandi cyane nsanga ese turi kwigira nase ndi kwigira ikosa nase ubwo muri kwa nari ngiye bafunze umutwe njyenyine na Derick ubwiwe Derick afite rezo yo gufunga umutwe ndendi nawe nahita mubwira ko sinazongera no kubonana nawe wowe ikosa ufite nturi kwemera ikosa kandi urabizi nde nawe tubiziranye kuri ya muhungu si impanuka musanzwe muhura mugakora ibyo mukosa wakoze no kumuzana mu basi komeza uvuge ko nta cyabaye ariko wemera ikosa gira amagambo yahe ariko reka kwigira gutyo mwana singaba nyiri projet mo aravuga mwana ibi bintu wanabikomeza reka ariko ibi nabikomeza ubuzima abantu amasaha bamaze hariya hanze mwana ni Mr. bayimara harwo nabatumiye harwo nigeze bahamagara sinza nibaza inzira baciyemo baza wabwiye ko yakwisha mu cyenda ari ibyo bintu ntabwo ari sa mucika ngana nakubwira ati ibyo bintu ari sa reka no kubwira bro situbana situri inshuti hanyuma ukeneye ko nzaje hano nkajya mu cyumba nkoza amakosa ukambwira ntabwo nakumva so rero amakosa uri gukora none se niba yarakoze amakosa bakabeme byonyine akazana n'inshuti yawe akaza ubwabo inshuti yese iranzereze ngo nisinga si umutera ibyo byose kuki wita umuntu inzererezi ntabwo ndi umugabo mwiza nabona kubera umugabo mwiza nta kibazo shuri nta kibazo nawe uri umuntu hari ibyo nabasha gukora ukeneye urubyaro shuri ndakumva nawe ntabwo ari wowe ari ibintu wigize byaba ari cyo kibazo ariko niba ariko umuntu yisanze nta mpamvu yo kwigora uvuga ibintu byinshi mba mbyumva nanjye ni nayo mpamvu mba ntashaka kukugora ikintu wambwiye nagitekerejeho ariko ndibaza uwo muntu wundi tuzamukurahe mani barasaba ko uki bamenya bitaga inzererezi none se baranje kubasobanukira mani wigeze wanajye hano mu nzu ninjiza n'umukobwa n'umwe se ubinzi ibyo wabikoze ndabyumva ko ndi umuhungu nakabikoze ariko
nubashe urukundo rwe mwereka ko mukunda oya mbabarira reka binjire emoji mbabarira oya reka binjire sibyo emoji ndakubwiza ukuri njyewe Derek nimbona barakobwa binjira bose mbabwire basohoke mbabwire ko nashaka kubona nanabikeneye ntazongera no guta umwanya we azanga mani yaramumagaye sibyo naramwihore naramubrotse sibyo sinshaka urusu gahunda twari dufitanye yo kugenda kumbonye ugiye no mu bindi mani wabanje kugira ugakemura ikibazo cyawe nawe bakobwa ukandika nk'ikora akazi biragoye byo bitona umuntu wizera ariko twamushaka hari umushuti wanjye witwa Jena twazamubaza yari yambwiye ko byadufasha kandi ni inshuti yanjye pe ntabwo yatuvamo hanyuma se ubu amafaranga yo tuzamwishyura azabikorera ngahe ibijyanye n'amafaranga byo rero ntabwo nari nabivugana nawe ariko tumara kuvugana tuzabikubwira anyway kuri njye amafaranga nta kibazo ikintu cya mbere ngomba guhorana n'ibyishimo byawe amafaranga ariyo yose nzayatanga ubundi nawe wanjye ngira amagambo kwako ntabwo ngiye kubabwira noneho ndende mbibabwire byose nese ubundi ntabwo ubimubwiye uyu nguyu uvuye ntabwo ubimubwiye mubwiye iki ko dusanzwe duhura mubwiye ko ibyo mwakoze mwakoze uri kubihakana ngo nta cyabaye wemera ikosa usaba imbabazi kuko ibyinshi Derek yarabyumvisha ariko wikwigira nkaho ntacyo wakoze kandi yarabyumvise biriya bituma uri kwigabanyiriza amahirwe yo kongera gusubirana nawe kandi uramukeneye nese ndamusaba imbabazi ndamukeneye nyine ndamukeneye ndabyumva kandi yayaguhaga nyine ndabyumva sibyo nose ngende mukura ahari genda se muhagarare hejuru tuhaguruka niba atashaka no guhura nawe basi mwandikire message yuzuye amarangamutima abone ko none se ndamwandikira message nashaka kunsubiza nashaka no kunyita ariko nayibona aragusubiza amafaranga yose nzayatanga nanjye ndumva nduhutse ku mutima ndumva nishimye ndumva nshimishijwe n'uko wanyumvise ndabizi ko ibintu nagusabye bigoranye ariko thank you gusa ikindi kibazo cyo twizeye gute ko atazagenda dutaranga hanze usanga papa arabimenye imiryango n'ubundi arabimenye kandi icyo twanga baby ibyo ntabwo byaba tuzakoresha uburyo bushoboka bwose uwo muntu atazigera avuga tuzabyandikirana tubishyire mu nyandiko kandi nta nubwo ari ngombwa ko abivuga nese ko ibyo azaba ashaka azaba yarabibonye tuzaba twamwishyuye yadukoreye serivisi nta bindi njye ndumva nta mpamvu yo guhangayikira ibyo sibyo si uko numvise abantu ngo babyaranye barakundana ubu bigezeho ngo ugasanga nawe ibyo ntabwo byakunda abantu babyaranye se ni bangahe se ahubwo babyaranye baranakundanye ariko ntibikomeze nkanswe noneho umuntu wawe utanazi ayishuba ko connection yawe n'umwana bita nta hantu bizabahurira nawe ubundi se ninjye baje kureba munsi nyine wajya kuko mbaze ibintu ugiye kugukora nanjye ngiye kubareka nikomereze gahunda zawe sawa nyine icyo bimbwiye se njyewe ibaza ko mani biteye isoni genda biguteye isoni wenyine mani reka nikorere akazi hasi urumva ndakora akazi mani ikeneye amafaranga agenda uzi igihe bamaze hanze mani shamani uvuye ukagenda urashaka iki reka mureke nanjye ngiye kwikomereza gahunda zanjye ubwo uraza kumva ibyo ni ibikuri bakomeza ibyo nabo bakomeza ibyabo nawe nkomeza ibyawe muri muri stress ntaribi ubu ngubu umuntu agiye kuzatuma twejwi kwameze gusa n'ibigofero umuntu muzima ufite mu mutwe woraniza gukobwa twakabere ako simwe gukomeza impamagara alo sari kanze muhamagare n'indimo nta nubwo nshaka no kumva ibyo bintu kuko ntabwo bishoboka ntabwo waba umpaye faveri ngo unyereke ko nawe udashaka gusenya nindangiza njye nzajya muri ibyo bintu by'ubucucu ntabwo byaba trust me ntabwo nabikora sibyo niba wumva ari byo ariyo solution reka tukore gutyo nta kibazo thank you reka njye guhindura imyenda dore ko tujya ku meza rero
jyana n'iyi telefone mu nzu. Peace, uremera guca bugufi usaba imbabazi wemera ikosa cyangwa muvire mu buzima singa ndumva wabyegereje umutima birenze ibikenewe sibyo. Ntabwo uri kumva uburemere bw'icyaha wafatiwemo. Ese ari we reka tuganire. Ari wowe wamusanganye n'umukobwa bameze kuriya mwari mumeze. Rahira ko ubutarasara amajipo yikoreye ku mutwe. None ko kiri kumbwira ngo ari njyewe. Nyine ari wowe umusanganye n'umukobwa bameze kuriya mwari mumeze. Ubu umeze ute? Ntabwo uba wikoreye ingutiya ku mutwe. Wishu umva shareka nguha amakuru ashyushye. Umva ndagira nkubwire ko ari njye washatse abandi baramperekeje. Uruzi n'ikindi se? Ibaze ko bya bintu umugabo yabyemeye. Umva yansabye imbabazi arambwira ngo nihangane ngo yarampemutiye yarambabaje imyaka 2 yose. Umva yabinyemereye. Uziko nta makuru ufite. We ngenda kundwa we. Izina ni ryo muntu nabyuzi. Yabyemeye ndakumenyesha ko yabyemeye. Cyane nyine mvuye ku kazi nsanga aricaye nyine ameze ukuntu yababaye. Mwaje cyabaye ambwira nyine ngo yahoze atekereza. Yego arambwira nyine yahoze atekereza none nyine yafashe umwanzuro ko iradiro nyine na propoje twayikora. Cyane yambwiye ko ikibazo atari amafaranga rwose muri urugo nta mafaranga tubuze. Ntabwo ikibazo dufite ari amafaranga. Twe dufite ikibazo cy'umwana we vana induro. Ngende ahubwo mbwira ca bugufi usaba imbabazi uramukeneye mu buzima bwawe. Okay, si nyine ndabyumva manje ndabyumva sibyo. Kandi ndi umuntu mukuru. Wowe ni umuntu mukuru twese twabaye dukuze sibyo. Na mwana wawe. Uravuze ndi kwivanga mwese mwahuye mukuze ibyanyu. Mwese ndabikubwiye. None uri kumenya Nyine ndaje ngiye kumusaba imbabazi basi. Ndagusaba imbabazi kuko urugo rugizwe n'umugore niwe idiri gufase ninde uzagusaba imbabazi. Buri urahamutipe koko twakundanyeho. Ndahaza kubyarana nawe none bizarangira gute? Oya ntabyaze. Nese urumva ko namubwira ngo numu ex wanjye. Reka. Ntabwo nabikora. Gusa nyine nanjye ntabwo namucitinga ngo nsubireyo burundu ariko nyine biragoye tu. Ibaze byabaye. Umva ibyo ntabwo byakunda we. Ndakumenyesha ko ibyo bintu bitakunda. Aho yagize ite? Kwa mukobwa warasaze. Ubundi nkawe ko nta mugabo ufite nk'ibyo bintu bivuga bikuye. Abaje bya ruhara. Umva ngawe ambwira ukuntu ndi bwongere nkajya kwigundisha kuri uriya musore. Mbwira ukuntu nyine ngiye kongera nkamwigiraho inshuti kugira ngo tugere kuri iyo ngingo. Se uri ubundi azaduca amafaranga. Sawa sheri reka ibindi tuzabivugane. Reka tuzabivugane turi kumwe tunapanga amafaranga tuzakoresha. Ngo nyine tuzabikore nyuma. Nitumara kubona amafaranga ibindi tuzabipanga nyuma. Sawa. See you. Shamba rero mbwire. Umva mubwire. Reka mupi. Byanze pe yanze umva yavuze ngo ntanubwo gushakana ahubwo. Nta kintu nakoze urumva nta kintu nakoze ariko arananiye pe. Nanjye ubwanjye ndumiwe. Sinzi ikintu twabikora. Ndaje mani ndagerageza nanjye ko nshoboye tu. Ndaje ngira kandi nyine ubwo nibyanga nyine ubwo nyine nuko Imana. Umva yankatiye yambwiye ati nta nubwo ashaka kukuza kabisa. Nta nubwo ashaka kukubona mu maso.
ufunga umutwe afunga umutwe Ma nyine okay basi nimurikira ngenda gerageza nibyanga nyine ubwo haguruka dutaha Pisa makuru. Amakuru ni meza. Urasa neza pe. Ariko nawe urasa neza. Thank you. So, wari kureba ibibazo byawe. Okay. None se Pisa. Ubana n'ababyeyi? Sapi, ubana n'umushuti wanjye. Ababyeyi ugira? Oya, siko nabagera. Ubwo nyine nukarira tubana. Okay, umushuti wawe se ari mu rugo cyangwa? Ni umushuti wanjye. Yaguherekeje? Okay. Ndabisa. Rero Pisi, hano mfite ibisubizo byawe gusa nta kindi kibazo ufite, umeze neza mu bisanzwe, nta sida, nta bintu bigoranye uretse gakuru ko ni ubwoba uretse Pisi, akira ibisubizo byawe. Kuri kuntera ubwoba. Oya wibeshye. Ibisubizo ntabwo ari ibyanjye.